ya gahunda ndacyayikomeje. Iyi hari Ya gahunda yo kureba ukuntu twahura n'ababyeyi be. Urabona ijuru n'umuriye waraje sibyo ko twajya uriya musaza wawe njye ndabona nkwiye kumuvana mu kazi kuko ntabwo akora neza. Nibwo tudakora neza mugabo mwiza. Sekibi we gahunda nyinshi bwo sibyo se? Okay. Nta kibazo. Nta kibazo pe. None se ubundi urame iminota ingahe? Ngafite kumara iminota 40 Iminota 40 si umuntu wamaraga amasaha 3 hano ubwo iminota 40 urabona. Okay. Ngahora isaha bazi. Kwero watangira no kumumagara gafite gahunda nyinshi reka nitabona umuntu gatoya sibyo? N'umuntu mu rugo tumukovana. What? Let's go. What them? Warakaze ku Yusufu. Akusifite byawe. Ubu ukakanga Byagenze bite? Ubu ukakanga n'ikiri. Iki se kandi bishe. Bani harufu nkandagiyemo basi ndakumbwira wigeze umamagana usanga. Kuhamagara se ngo nta mayinite mfite. Murenzi ngiye ibi bintu ntabwo ndikunda. Ubu bwa kabiri. Bigenda bite? Nta kintu nzi. Nta kintu uzi? Kumwe nashiriwe umuswa. Kutigeze umbwira. Iki? Kutigeze umbwira se ko umunsi urarya kana. Reka nakire. Njye ntabwo binshimishije. Wahe ibyo ntabwo bikureba. Njye ntabwo binshimishije. None se wigeze umbwira? Abandi bajyama aramuhamagara akamubwira ati ubugumye ku irembo ndi kumwe n'umuntu ukaza kuza kumpisiri mbwira ngo yagiye wowe wabyihereranye uzi narimbize kumpora ubusa bike kurangira nk'ukanyicira ariko windenganya mane hangana ariko windenganya uziri kumpora iki wigeze umpamagara niryo kosa ufite ntiwigeze umpamagara mukore nk'abandi bajya musi ibyo abandi bajya baba bakora ntubizi ntabwo ejo nakubwiye ko nzaba mfite umushyitsi wa Moscow ese wabimbwiye ko ari aya masaha nakubwiye sangara saha wigeze umbwira nakubwiye wicariye ayo matwi oya ukimbira isaha nari kurimbira ariko ntukantonganye ndabizi ufite uburakari ariko ihangane nyine biba byabayeho ihangane se urumva bitarangiye ubu singiye kwigendera nyine ugasigara ugakwakwanya no utagiye kunteranya nawe ariko ntabwo abimenya ahubwo no utumye tumwe ntabwo abimenya se ntabwo yumvisha umuntu ayo umubwira ko ari akana kepfira kari kaje kugutera impuzu ni nara se ntabyumva kika nimba umugushire wawe atumva gereka mubwire urambabaje kabisa basireka byihangane ntabwo nzongera siwe bwa kabiri kwambere nakwihanganiye ntabwo nzongera kabisa basireka nose telefone ariko ikosa ni ryawe mwana njye nakubwiye sangara hasa aho wigeze ushyiraho ukiza gushyiraho isaha nakubwiye saa 8 singiyi se singiyira naba ubu ni sangara nakubwiye saa 8 none uje saa 7 izi saa 8 ni saa 7 nyine ukiza kumbwira ko nyuma ya saa 6 ari bwazaba yana wanjye ndisereye mana aho genda ariko kuri taza kwisubiramo ngane hangane ndahabona ndahabona sawa sinzi umuntu ukubiki haya fanya njye ifite Ndimo kumbwira ndaza kuvugana n'umuntu ndahageze ni heza kabisa haraho ni karibu ariko tu aragerageza
aha rero niho nshaka kuba. Ndifuza kuba hano nkajya nkubona kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Oya rega ntugire ngo narabyibagiwe. Nawe mubwiye rwose ko akunda wambwiye, nawe mubwiye. None se kutambwiye? Umva mubwiye. Umugabo wanjye mubwiye ikintu mba nzi ko ari bugikore. Rero nanjye kumushyiraho ibintu byahutihuta ukuntu kuko nanjye ko ashaka kugira ikindi kintu akeka. Avuga ati kurana gukunda umusaza we gusa cyangwa hari ikindi. Niyo mpamvu rero njyanye gake ariko humura bizacamo. Turizi neza. Umva shiramo imbaraga nukuri. Shiramo imbaraga ahubwo reka nkubwire. Kamutera agakuru. Sinzi umuntu wagize atya yohereza mama ifoto nicaye kuri machine computer. Urumva bese ninda mbizi nyine none se ntuzi ko cyagiye nuzaza mwari ifotoje. Oya urabona umuntu ashobora gufata ifoto akayishyira kuri status cyangwa akayishyira kuri profile. Bibaho urumva bigenda uterera. Noneho mama aramye ati mwana wanjye wasanga inzozi zigiye kuba impamo irakize birarangiye. Ura rero mu cyaro bazi ko iyo uri uzi gukoresha computer cyangwa waguze computer cyangwa laptop baba ati yafashe yabaye umukire. Bibe byandi byatongera gusengera. Ubwo rero niyo mpamvu nanjye nshaka kugira ngo nze hano kuko ari hafi kuza i Kigali akaba hano muri ino nzu. Ngo hano hantu ni heza ariko ibaza umuntu ukora company nkiriya nkabamba mu kageto kameze kuri. Oya byo ndabyumva birambabaza cyane. Birabaje ariko hari ibyo numvishe neza ngo mama wawe agira ati ase. Nyine nukuvuga ngo mama hari uburwayi afite. None ndashaka kugira ngo aze hano i Kigali ashobora kubona ubuvuzi bwihuse ariko akaza akabahana kuko ntabwo yaba muri geto shere. Ariko dewo uziko wanza mungani waragize ukirari kujya buryo dupfana. None se mama wawe gutazanga ibaze ahuye n'umugabo wanjye ikiganiro bagira na bombi. Twe tuzakora uko dushoboye kose nibazahuri. Ariko dewo ko numva utangiye kundira stress umutwe wanjye. Kandi ikindi reka nkubwire umugabo wawe kuntu namubonye ni umuntu wikundira ibintu by'amakampani, ni umuntu wikundira ibintu byo genda gake ku mugore wiwe agenda gake kandi umugabo wanjye ni umunyabwenge cyane. Urabyumva neza? Abambwira ngo tuzafata umwanya umwe tugiye gushaka ababyeyi bawe ko nababye kubasigaye muri Kongo. Urumva abafite amatsiko kubareba yumva bafitiye impuhwe ashaka ngo bazane. None ni gute nzamubwira ko mama wawe yaje akagira nahanga mu rugo rwiwe ntabwo ko baganira. Buretse nanjye nkwereke umugabo wawe nibuze ko ari umunyabwenge ko ntabwo andusha ubwenge. Nanjye mfite ubwenge umva ukuntu nabigenza. Urumva shobora kuba ati uriya urumva ni mama urumva umuryango urugero umugabo wanjye wuzi. Oya umuntu ntagira imiryango itubutse hari igihe abadi ari uwo muntu. Icyo mama wawe mbabarira tukihorere sibyo ibyo nawukoreye ndakeka bihagije. Icyo kintu mbabarira ni nakigukorera rwose nikigishwa. Ariko njye uzanyemerera mbe hano. Oya wowe ho reka ndacyari ku utekinika humura byo bizacamo. Nabaye hano muri none ubwo ntabwo waba unkunda kubera iki kinza najya ndara muri kira cyumba namwe mukara muri nyihangana nkapfusha igitondo nkakubona basubyutse. Dore urabizi pe reka nkubwire mu gitondo nkabona ubwo bwiza bwawe ushashagirana nk'izuba rya mu gitondo. Wowe ntuzahoraho rero n'ukuntu mu kazi byabaye intambara. Nyine kwihangana biba byanze. Ako nizere hari ko kuzajya umura buri gihe uzagera aho ntongere kubigira intambara cyane sibyo. Reka tubyizere. Ni urukundo rwinshi sheri ni ukuri. Ahubwo umva hari aga service nshaka kunyemurira kandi bibaye byiza byaba nona. Ubu tuvugana umwe nashaka kwaza i Kigali mama ameze nabi. Reka buryo bwose ararwaye. Ameze nabi ubu afashwa ate? Ameze nabi ararwaye sinzi ikintu kijya kimufata mu nda pe. Urumva ni ikintu amaranye iki. Ndashaka ko umfasha ukamu amafaranga nanone. Sije ndi amafaranga nakora ya muswa yakufaze mukamuhereza ibihumbi 50 mamaye uyobeye ko mba ubuse ni sindya.
none se ndabikira ngo nta mafaranga mfite. Oya ubwo wavuga gute ko nkunda oya kunkunda ariko ngo nta mafaranga mfite. Oya shaka ubusimi bute kandi icyo ngira ni icyo bita wivumbura ukumva kunya kunyinya afite koko uvugisha ukuri 120 wayabura koko tuvugisha ukuri ntabwo nabura ko birantunguye muri mafaranga mfite. Wari uzi ko mama ari we nsigaranye wenyine? Please ni urumiye sheri ni urumiye ibumbi gusa amafaranga bari kuri telefone amafaranga nari mfite savemi kabisa nizipate sai mbabari gusa nawe uriya niwe mubyeyi wenyine nsigaranye mbuze mama nababara pe. Uya ndabyumva ariko ikibazo nuko nta mafaranga ari guhunga mufite. Mbabari ubwo si wavuga ko nkunda gute mukingize ikibazo nk'iki ngiki ntukinyemurire wawe. Amafaranga mfite ntabwo agezeho. Nangaye mfite 60. 60. Ibihumbi 60 si bya 60 byamara iki? Wahamagaye se umugabo wawe akayakohereza? Nta kibazo na kimwe umugabo asize mfite. None uretse nkwereke ibyo byose birahari. Nta kintu na kimwe kibuze. Ntigitegeke kumumugabo. Umva nyohere ayo mafu uyafite kuri mobile money yanyohereza. Noneho umugabo wa nata umusabanye umubwiye ko ufite ikibazo. Please fasha sheri fasha sibyo please sinzi pe urukundo birimo birangora cyane. Eri gukunda ugomba kumweka urukundo haba mu kababaro mu byago no mu byishimo. Amafaranga ngiye kuyaguhereza ariko mukira buri kanya uyafata uyakoresha ukungu gombi go 60. Taramariki nose ko gifite turetse bicenze ndi sawa shiri koko kuva hara kugera hanga amasanga umaze n'imicato unahambire karibu cyagutindije ko umva aho ko ikibazo mfite abaturanyi bawe ntabwo bazandakuriza. Hari ukuzi se uzi ko naje karerega ahubwo natinye kwinjira ngira ngo bamaze binjire mu nzu mvuga atambona hano i Kigali buri wese abazibye. Icyambere reka nkubwire hano mpemukiye vuba kandi n'ikintu gishaka gutuma ngewe mpava nkaza tukabana. Birashoboka ko hashobora kugira umuntu uzi umugabo wawe ugasanga araturaburije. Si icyo se nyine ndatekerezaga mba nako bambaye nta wamenya ari none se ko umugabo wawe azi ko akuzi umugabo wawe ko yanze kunyongeza umushahara urumva mwaba nshaka byibuze kuba nafata inzu iri mu gipangu yonyine bose turabigeza umfashira ngo kubwiye sibyo ejo yambwiye ko afite gahunda yo kujya muri misiyo urumva noneho nabwese nambwira ko umubwiye ko ashaka ko wambe wowe ushaka ko akongeza umushahara mwabikomojeho yarabimbwiye rero bitavuga ati wasanga nyine ari ikibazo cy'ubushobozi no kwishura inzu wenda byageze gute mitanura ese profitiraho kumubwira ati se ntabwo byashoboka ukamureka akaza mu rugo gusa ntabimubwiye ariko nabonye atari kubyumva neza niba bigera akabyemera ntabwo ngizi wabimubwiye amasaha mabi wabimubwiye amasaha mabi reka mubwire amasaha ushobora kubwira umugabo akemera sibyo urumva sheri iri joro wongera ubimubwira ariko muryamye cyagira ibintu biba bimeze neza bishyushye ubimubwira hose wowe wajya wigira umwana sinzi impamvu umubwira ati ngewe urumva cyagira ibintu bishyushye nyine uya ariko sheri ngewe mfite ikibazo urumva akimara kumva ngo ufite ikibazo arahita guteza amatwi uzi ko ari byo kuko nawe mubwiyeho ku manywa nongera akabimubwiraho nijoro twese ashobora kuza kubyemera nijoro mwicaye muri salo cyangwa muryamye noneho ntabwo uri bufuhe se reka mubwire kubera ko nzi icyo nshaka ndemera mpfire mu mutima wanjye ariko
icyo kintu ashobora kucyemera ari kumuryamye icyo kintu gusa umunsi wanjye ho ninzi wawe rero urumva ibintu none bizaba bibaye sibyo kandi ikindi yibaze abantu banekereza nk'ubu aramutse abimenye ko ntakiri upfana nawe azabwirwa n'iki uzajya kwisenyera urugo rwawe ugenda ubimubwire cyangwa uzabe nka cya gisiga cyitoye inda ahubwo ikindi noneho gikomeye nshaka gukora kandi ugashyiramo imbaraga ndashaka sheri tubyumve kimwe kuko n'inyungu zanjye n'izawe ndashaka ko usanga ibyo ugiye kumbwira nanjye kukubaza nanjye ariko nubwo uri kuba ndi guseka ariko gutya ntabwo nishimye ndewe nuko ntabwo nishimye mbabarira umbwire ejo bundi uko nijishe nkakubwira ariko narababaye warambabaje naraje urumva ngeze ku ngiye kwinjira hariya muri ofisi dukorera numva hari umuntu urimo uraganira sikubeshe narakumvirije cyagiye Faustin zo kundeba yego naramwumvirije wumve ko ikiganiro cyose mwagiranye byose narabyumvishije si hari ikintu se kirenze navuze soni sikuba navuze ngo se oya ntabwo ari byo wavuze ahubwo imigambi ufite Deo imigambi ufite ntabwo ari myiza nakumvishije numva ntangiye kukwishisha ukuntu ubwo nyine ntabwo nkunda niba utandikurisha oya ndagukunda ariko iriya migambi numvise none se ibyawe si ibyanjye mwese ku buryo ujya kubyibona niba iyi kampani ari iyawe sibyo umugabo wawe nimwasezeranye se twarasezeranye okay niba mwarasezeranye ntufiteho imigabane se ntufiteho ubushake ufite bivuze gute ntabwo ndasobanukiwe igihe kintu ushaka icyo ngewe nshaka kuvuga ibyawe ntabwo ari byo byanjye ariko dukundana ariko umenye ko nasezeranye na Paul none muramutse mudivorce se ntimwagabana mugabanye se igice cyawe ntiwakizana kikaduteza nise nicyo washakaga kumubwira nyine nashaka kumubwira ko kampani ni nkaho ari iyanjye nyine umva n'ikindi nshaka ndashaka impapuro z'iyi kampani dokima ariyo mpamvu nshaka kuza ngo mbi wawe ndashaka dokima zose urumva sheri numvirije neza cyangwa numvise nabi umugabo wawe arasinziriye reka tumuhumure sibyo wowe nakwizera iki koko nyemerera ni iki cyatuma nkwizera ku buryo ako sheri igihe tumaze tubana ntabwo uranyizera ko ndakwizera ariko iyo bigeze mu bintu byo gushaka ngo bimukire n'ubundi byo mwimukira mba mbona bihagije ndabizi uraza kubyumva ngaho kuramo vuba ndabizi uraza kubyumva sheri rero buriya man hari ibintu njye bimaze kunshanga none se man iyo urebye ukabona mugenzi wacu twakoranaga ikimotari ukabona koko ibintu yakoze ubona ari ibintu wowe man gukora ikimotari ugira ngo tuzasazira mu kimotari ntabwo mvuze ko tuzasazira mu kimotari ariko byibuze man ntahemukire mugenzi we w'umugabo man uzi kugenda ugatwara umugore wa mugenzi wawe man siko nawe ugifite ya myumvire iyihe se kandi urabona ubuze twe twagisigayemo urabona twishimye urabona atimereye neza nta nicyo tubaye ariko nijoro ibiki n'ibiki ubusa urabona atarigarurije ibintu imitungo y'uriya mugabo ngo afite umugore nawe rero ndumva umushyigikiye musaza ndumva umushyigikiye mwese wowe nawe ubundi murashaka gukora agashyirahamwe k'abapfubuzi basi mbimenye agashyirahamwe k'abapfubuzi se ahubwo ugira ngo bigushobokeye ntiwabikora buryo ubonamo akantu ugira buriya ngo yagiye nta kintu akurikiye reba imitungo uriya mugore afite ariko ugira uriya mugore ku ntasa reba uburyo asa uriya mugore urebe imitungo noneho bafite uzi ko njye Deo yagiye kumunyereka kwa kundi nyine navuze ati ngo reka muha karifuti tuba turagiye abaramunyeretse siko namukubise amaso nanjye
ngatutubikana intutumuko y'icyuyi kandega nkajyamo na kirashoboka ukagira ngo naguye mu mazi. ari nawe uracyakabya mani, uracyakabya burema. Uriya mugore wamureba uzi ko njye namubonye agenda nkumva neza hari ukuntu mbibonye ngo uriya ngo irireba mwamuke barigira uko rireba. Eva nimbara ko yasaga reka Adama bikore byaba bifite ishingiro. Ibyadeho reka nkubwire rero mani, ikibazo si umugore w'umukire, kuko reka nkubwire njye mpirutse guhura n'umugore w'umukire ufite amafaranga, ufite imodoka nziza, arankunda nshuti yanjye, yarankunze. Ubwo byagenze bite? Yarantumye essence yari yamushiriyeho, ukumva amakabido ngo ninjye kumuzanira essence, mvuye yanyaka nimero akajya mpamagara ambwe atumva ati naragukunze, ukumva hako narebye kugira ngo mpemukire umugabo umufite, ndavani ntago nakora iryo kosa musaza. Ariko so nanubura cyabara ko buri ari ubuhemu. Nubuhemu man, aya namayisha ye Kigali. Ntureba kuri Kigali ibyo byose uri kumbwira bizakuvamo utanabizi. Ntuzamenye igihe wabiviri wavuye muri ibyo by'ubumota, uzabiva nk'ejo bone ningucika nanjye kuko nta mahirwe mbonye. Wowe wabona uri umugore ufite imitungo nkuru ukavuga ngo urakirwa kuri moto, ugenda ugera haterera ngo umyotsi inyuma hariya moto yarafimye. Shandumva nawe gifite shandumva umushyigikiye, muri gutekereza bimwe neza, kandi ibyo bintu mara ubwo we wibereye. Reka nkubwire Badewe ngenda mushyigikira. Reba imitungo ejo bundi yarajyanye ngiye kungurira ahantu imbata, angurira inkoko, ndimo nyikanda gutya nibwo nabonye ko ibyo yakoze ari byo, kandi nawe bizakubaho. Aya ntago byambaho musaza, ntago byambaho rwose. Reka nkubwire bikumva akira kundeba soma. Ibi ni ibiki? Si wasomye Ngo nanditse byinshi, umva buretse nabyo nanditse byinshi. nabibonye ndi kureba. None se kuya buretse narangije kubona rega. urumva byantwaye umwanya. urumva do yabonye akira. Wasaze cyangwa uri muzima? Ibi ni iki? Sechiwi we